Ngiye kubasuhuza abakurikiye Umuringa TV nk'uko mubimenyereye njya mbagezaho ikiganiro kijyanye n'indwara zitandura. Uyu munsi rero turakomereza aho twari tugeze mu biganiro byatambutse. Twabashije kubona umuvuduko w'amaraso, ariko mbere ikiganiro twatangije nababwiye ko mu ndwara zitandura harimo indwara y'umuvuduko w'amaraso, harimo indwara ya diyabete ndetse n'indwara ya asima cyangwa se ubuhima ku batumva ururimi rw'amahanga. Nk'uko bisanzwe rero turabakangurira gukora subscribe ku Umuringa TV ndetse ugakora share, ugasangiza inshuti n'abavandimwe ibi biganiro byacu bijyanye n'ubuzima. Ikindi reka tubasabe na comment kugira ngo uko tugenda tubitegura mujye mudufasha kumenya icyaba cyiza kurusha ikindi kugira ngo tubashe kubaka ubuzima bwiza. Murakoze. Kuganira ku ndwara ya diyabete. Diyabete mu kinyarwanda nayita nk'indwara y'isukari. Ni igihe isukari yabaye nyinshi mu mubiri. Nk'uko mubizi, isukari mu buzima bwacu ni ingenzi kuko niho dukura imbaraga. Ubwonko burayikenera cyane mu buryo bukoresha isukari nyinshi kuko bisaba imbaraga nyinshi kugira ngo ubwonko bukore neza. Ku bijyanye rero n'indwara ya diyabete, ni igihe isukari yabaye nyinshi mu mubiri irenze ikenewe mu buzima bwa buri munsi. Hari ibintu rero bishobora gutuma isukari iba nyinshi mu buzima bitewe n'uko umubiri w'umuntu uteye cyangwa se uburyo ki yaremwe. Abakurikiye Umuringa TV uyu munsi tugiye kuganira ku ndwara ya diyabete. Nk'uko nari nabibasobanuriye, indwara zitandura harimo indwara y'umuvuduko w'amaraso, hakabamo indwara ya diyabete ariyo ndwara y'isukari iba yabaye nyinshi mu mubiri. Indi ndwara nababwiye nayo iba mu ndwara zitandura ni indwara y'ubuhima. Indwara ziba zitandura ni nyinshi kuko n'amakanseri ni indwara zitandura, nabyo byose tuzagenda tubigeraho. Uyu munsi rero reka tubasobanurire muri makeya ibijyanye n'indwara ya diyabete cyangwa se isukari yabaye nyinshi mu mubiri. Ubundi mu buzima busanzwe umubiri wacu ukenera isukari nyinshi kuko niho dukura imbaraga, niho dukura ibyo ubwonko buba buri bukoreshe mu gutekereza no gukora ibintu byose bitandukanye. Murabizi ko ubwonko ari bwo busa naho butuyobora mu buzima bwa buri munsi. Ubwonko iyo butari gukora neza ntabwo n'umuntu aba abasha gushyira ibintu ku murongo. Isukari rero hari igihe izamuka bitewe n'uko umuntu yavutse, bitewe n'intege nke umubiri wagezeho kuyiringaniza mu mubiri. Hari ibintu byinshi rero byatuma isukari izamuka. Reka tuvuge kuri bikeya. Isukari hari igihe umuntu avuka, hari umusemburo uba muri organe iba mu mubiri yitwa pancreas, ndumva mu kinyarwanda bayita impindura. Hari umusemburo uvubura witwa insuline. Hakaba hari igihe umuntu avuka iyo ruremangingo rutabasha kuwukora, hakaba n'igihe rubasha gukora mukeya uwo musemburo wa insuline, hakaba noneho n'igihe uwukora uhagije ariko umubiri w'umuntu ntubashe kuwukoresha neza. Uwo musemburo rero niwo uringaniza isukari ikenewe mu mubiri. Iyo utakoreshejwe neza mu mubiri rero isukari irazamuka. Ubwo ni gute rero waba utakoreshejwe neza? Icya mbere nababwiye ko hari igihe uvuka umubiri wawe utabasha gukora uwo musemburo wa insuline, ya nyama ya pancreas cyangwa se y'impindura mu kinyarwanda, ukaba udafite ubushobozi bwo gukora uwo musemburo wa insuline uringaniza isukari mu mubiri. Icyo gihe uba ubaho ukenera uwo musemburo wa insuline uturutse hanze y'umubiri wawe. Ni ukuvuga ngo ushobora kuwusanga mu nshinge kuko niho dukoresha tuvura umuntu wa diyabete ufite icyo kibazo cyo kuba umubiri we udakora uwo musemburo wa insuline. Ni ukuvuga ngo n'inshinge umuntu yitera bitewe n'uko wawurwaye bagusobanura uburyo ki uzajya witera. Hakaba n'igihe noneho iyo nyama ya pancreas ikora umusemburo wa insuline ariko noneho ukaba ari mukeya mu mubiri. Icyo gihe nabwo uzakenera ibintu bigufasha kugira ngo umusemburo ubashe kuboneka ku rugero rukwiye, noneho isukari ibashe kuba iringaniye mu mubiri.
noneho hari n'igihe umubiri uba wakoze uwo musemburo wa insuline uhagije ariko umubiri wo ntubashe kuwukoresha. Icyo gihe bigusaba nanone kwifashisha ubujyanama bwo kwa muganga cyangwa se imiti kugira ngo umubiri ubashe gukoresha uwo musemburo neza. Ndumva ku bijyanye n'isukari n'uburyo ki ishobora kuringanizwa mu maraso ari cyo ngicyo nabivugaho, ariko nanone hari uburyo ki tuzagenda tureba ibice bigize diyabete cyangwa se iyo ndwara y'isukari mu mubiri, tureba ibimenyetso biranga iyo ndwara ya diyabete, ku buryo nawe ushobora kwiyumva ko ibyo bimenyetso wabigeze ugatekereza ku ndwara ya diyabete, ukaba wakihutira kugana ivuriro rikwegereye bakagufasha. Tuzareba ibiryo umuntu abasha kurya cyangwa se uburyo umuntu yakitwara mu buzima kugira ngo abe yanakwirinda iyo ndwara ya diyabete. Tuzareba ibyo umuntu yakora, haba siporo, haba mu mirire, haba mu buzima busanzwe kugira ngo umuntu abashe kwirinda iyo ndwara ya diyabete. Rero twari turi kubagezaho mu ncamake ikiganiro kijyanye n'indwara ya diyabete ku Muringa TV, ariko ikigaragara ni uko twababwiraga mu magambo makeya, tukaba duteganya kubategurira ikiganiro cyimbitse ku ndwara ya diyabete mu biganiro bikurikira, aho tuzabasha kureba ku moko cyangwa se ku byiciro by'indwara ya diyabete. Hariyo twita diyabete type 1, ariyo yindi y'umuntu wavutse atagira umusemburo wa insuline mu mubiri we, cyangwa se ukaba ukoreshwa ubaho ariko ukaba ari mukeya mu mubiri. Hakaba noneho na type 2 igirwa n'umuntu umubiri we utabasha gukoresha wa musemburo wa insuline neza. Ibyo biganiro rero biri mu biganiro tuzabagezaho mu biganiro bikurikira. Tukaba tubashishikariza gukomeza gukurikira Umuringa TV, mukora share ku nshuti n'abavandimwe, nabo mukabashishikariza gukora subscribe kugira ngo igihe cyose tubashe gushyiraho ikiganiro bajye babasha kumenya ko hari amakuru mashya twabashyiriyeho, babashe kumenya aho tugeze twiga ku ndwara zitandukanye, tunarebera hamwe uburyo bwo kuzirinda. Mukomeze rero kugira ubuzima bwiza, mufasha n'inshuti zanyu kugira ngo babashe kumenya amakuru ku bijyanye n'ubuzima.